kirere ariko nta n'imishingurwayo. Ubuzima ni urugamba turangize dutsinzwe nk'uko inyoni ziba mu kirere ariko nta n'imishingurwayo. ndeba usigaye ufite umubiri mutoya. Njye meze neza cyane. ubu ngubu ntabwo wari wamenya yuko Kagame yatanze inuza ongera agatanga na Girinka munyarwanda, none akaba yarasigaye yarabazaniye amata, none mukabamo ndeba umubiri arimo ifupa. ahubwo se ko barutse gusanga mu Rwanda barazanye uruganda rwa Made in Rwanda wende umupira ushaje. Saza ni imirimo niberema, ahubwo se reka nkubwire mwana, nimba nkugira inama ugenda ubwire ko agenda gushakira wongera cyangwa azagenda gufatira amata, kuko Kagame yabahaye ijambo kugira ngo mwongere mu byibuhe, kuko ntabwo warebe iyo mifuka. Uze kuvuna imbeba 15 ziri mu nzu zari zatuzengereje nijoro. Imbeba 15 umva nyine kari imbeba yarwanye n'abahina kubita Abarusiya. yewe we nuko mfite yewe nirirwa mingisha mu mirimo y'abantu. Kanze manze ndemo nomero muhamagara. Eke se uhamagara iki? Aro papa mu telefone hano hari ikigabo cyagira bacyubitseho urusyo kirimo kiramenyera. Bangu kukimfashe mana yanjye kereke tekanike twize nazi. Ndaje mungu wanjye ndaje tumubagirize. Yesu Kristo wewe kwanda mu mirabungu. Isko ari hehe igihe wamuvugiye? araje umuntu Ari gusura Isko kapita amatuza. uraje umubone yamubonye ubujya ameze. Uwo muginga rekana nitahire mwana ijyana mutegerereje inzira zose narebyemo namubuze, ubwo ngubwo byose mumbabarire ntabwo